nanone nk'umuntu ukunda nyine ndimbati nanjye nza kubimenya niko nari kubigenza ariko umunyarwanda yacu umugani ko nta muntu uhanwa wajyayo ahanwa wavayo nabajije abantu bamenyereye ibintu by'inkiko arambwira bati iyo bavuze kuri akenshi ashobora gutindamo nyine mva birambabaje birankomeretsa ndavuga okay no kurindira icyo ushinja cyaba uzakora nta kimwe kibushira atayikoze happy birthday love kugeza izi saha ndabyizera kankunda nkuko mukunda twigeze kugirana ikibazo dushwana nyine biraho by'abantu basanzwe nyine bakundana nyine hari igihe umuntu akubwira ikintu kumva ko mukundana yambwiye ijambo reka mbere ya byose manze nshimire umuntu ufunguye iyi video ariko sinabura gushimira nanone umuntu wongeye kugereka ibuye kurindi ashyira hano ibuye ry'ifatizo aduha subscribe ku Muhigo TV ndagushimiye muri ubu buryo. Nongeye kuguha ikaze wowe ufunguye iyi video uri mu gihugu cy'u Rwanda uri mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ariko sinakibagirwa nawe udukurikiye uri mu mujyi wa Kigali nguhaye ikaze abaturanyi bacu mu gihugu cya Uganda Burundi Tanzania Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe mbahaye ikaze hano ku Muhigo TV abantu muri Canada mudahwema kutwereka ko mukurikirana ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi namwe mbahaye ikaze reka nkwibutse wowe urimo urareba iyi video utarakora subscribe ko nawe wayikanda ukaba ushyize ibuye ry'ifatizo hano ku Muhigo TV maze ukajya ubasha gukurikirana ibiganiro dukora umunsi ku wundi nkuko mumaze kumenyera nge nitwa Ngirumwami Samuel ku Muhigo TV. Nkuko umaze kubimenyera n'ahandi wakura amakuru y'umwihariko yizewe kandi agezweho usibye hano ku Muhigo TV. Uyu munsi nkuzaniye inkuru y'uwitwa Umunyana Analisa. Umunyana Analisa ariko ku mbuga ze nkoranyambaga akoresha Analisa Nido ariko mvuze aya mazina benshi ni mumasha kumumenya ariko mvuze uwitwa Mama Sava wamenyekanye muri filime y'uruherekane ica ku rubuga rwa YouTube yitwa Papa Sava wahita ubyumva neza. Uyu mumama cyangwa se uyu mufiremeri w'abana babiri akaba namugabo agira nkuko yagiye bitangaza mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ku munsi wo ku cyumweru yagiranye ikiganiro n'uwitwa Nyarwaya Inosa agenda atangaza byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwe ndetse anavuga n'amatariki y'ubukwe agiye gukoraho ndetse n'umusore bazabana. Ndagira ngo ntuze gucikanwa ukomeze kudukurikirana mpaka wumve byinshi bigiye atangaza ku buzima bwe bugiye bitandukanye ndetse n'urugo agiye gushinga mu minsi iza. Mu gapenke kameze neza cyane mu gakanzu k'ibara ry'umuhondo mu gakweto gafunguye k'umukara uko niko Mama Sava yari yambaye ubwo yaganiraga na Yago kuri Yago TV show. Nkuko bisanzwe aba bombi yaba ari Mama Sava ndetse na Nyarwaya Inosa n'abantu bakunda guseka cyane n'abantu bagira ibitwenge cyane kandi barangwa no guseka aho bari hose dore ko n'ikiganiro kijya gutangira bose basekaga bishimye. Yago yatangiye abaza Mama Sava uko ameze undi amubwira ko ameze neza. Akimara kumubwira ko ameze neza yaje gutangira amubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ikibazo asa n'uwahereyeho ni ifungwa ry'abasitari riri kugenda riba muri iyi minsi ndetse ahita akomoza ku kibazo cya Ndimbati amubaza uko yabyakire nyuma yo kumva ko Ndimbati yafashwe. Mama Sava mu kumusubiza yamusubije ati Ndimbati yari umuntu wanjye wa hafi ndetse byaranambabaje nkimara kubyumva ko Ndimbati yafunzwe. Ati byarambabaje kuko Ndimbati ngo buriya twagiye tunyurana mu bintu byinshi bikomeye. Ati yari umuntu w'umuniga wanjye wa hafi umuntu nabaga nagira ikibazo nkaba namuhamagara nkamubwira ni Ndimbati vayo ngwaneho nka nyuma y'iminota 5 akaba angezeho akabaje kureba ikibazo mfite. Nyarwaya Inosa yongeye kumubaza ati se Ndimbati ubundi mwamenyanye mu wuhe mwaka? Mama Sava mu kumusubiza yamusubije ati Ndimbati tujya kumenyana ubundi twamenyanye mu mwaka w'2018 duhuriye muri filime y'uruhererekane ya Papa Sava ica ku rubuga rwa YouTube. Yongeye kumubaza ikindi kibazo amubaza ati se Mama Sava iyo uza kumenya ko Ndimbati
akora biriya bintu yavuzweho ndetse byatumye anafungwa. Wari kuza gukora iki? Mama Sava mu gusubiza Yago yamusubije ngo sinagize amahirwe yo kubimenya yuko mbere kose ko ari kuriya byagendaga, kuri mwana w'umukobwa byagendaga kuriya, ariko iyo nza kugira amahirwe yo kubimenya mba naragiriye inama Ndimbati yo kubereka kuko ntabwo byari byiza. Abakomeje kuganira baseka bishimye, nibwo Yago yaje kubona impeta mu rutoki rwa Mama Sava. Aratangiye nibwo yamubajije ikibazo, aramubaza none se Mama Sava iyo mpeta bite? Mama Sava mu kumusubiza ati impeta imara iki? Yago nawe kongera kumubaza, aramubaza ngo none se ufite umukunzi? Mama Sava nawe adatindiganyije mu gusubiza cyane ati umukunzi arahari, ati naka gaseko nuku nambaye nukubera we, nuku nambaye nukubera we, ati ndamukunda, ati ndanamukumbuye di. Yago mu gaseko arongera abaza Mama Sava ati se uwo mukunzi iyo mpeta yakwambitse ni ya fiançaye ni bigenda bite? Na Mama Sava mu kumusubiza aramubwira ati impeta nambaye ntabwo ari ifi ya fiançaye, yayinyambitse kubera ko dukundana nanjye nkaba mukunda, niyo mpamvu iyi mpeta yayinyambitse. Yago yongeye guhita anyarukira ku kibazo amubaza ngo ese uwo mukunzi wawe mushobora kuzabana? Mama Sava mu kumusubiza yamubwiye ko ubukwe butari muri uyu mwaka, ariko umwaka utaha, umwaka wa 2023 utazabasiga batarashakana. Ati umukunzi we turi kumwe kandi turitegura no kubana, ariko bitari muri uyu mwaka, bizaza mu mwaka utaha 2023. Ati ntago uri mwaka uzigera uducika. Iyo niyo ncamake y'ikiganiro Yago yagiranye na Mama Sava ukina muri filime Urerekane ari umugore wa Papa Sava. Ushaka kureba ikiganiro cyose wanyarukira kuri Yago TV show ukakireba, ukangukiramo byinshi bigiye bitandukanye. Njyewe udahwema kukugezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, nitwa Umwami Samuel. Reka mwibutse utarakanda subscribe hano, igihe n'iki ngiki ngo ube wayikanda. Ciao ciao, Imana ibarinde kandi ndabakunda.